live ubu tuvugana kuko naje gusanga uri umwe mu banyamakuru b'abahanga igihugu cy'u Rwanda gifite mu bijyanye na cryptocurrency. urakoze cyane. N'ibintu bijyanye n'ubusukama n'ubutubuzi bibera online. urakoze cyane. Ubu rero hashize amasaha ageze muri 12 bigaragaye yuko ya kampani STT yahagaze. Kampani yitwa STT yitaga STT Rwanda yahagaze already. Rwose n'abatubuzi Abaye abatubuzi. iriya cano yanyu ikwiye kuzamuka mu gihe gitoya abantu bose bakamenya ko muri abahanga mufite ubusesenguzi mwirazi mukora. None se kubera iki mudakora share ahubwo ngo abantu bajye bamenya aho inkuru zibera? abantu benshi ntabwo bakoze subscribe, ariko abakoze subscribe aka kanya bari kuvuga ngo urakoze cyane muze, urakoze cyane wacu watubereye maso. Hari abantu bari kumamagara bari kurira baza gukora investment. Ndavuga ati sha mwabana mwibintu murimo ntago mubizi tubimazemo iminsi. Nimba bafite WhatsApp ujye ubaha link kandi gira ikintu babwira aka kanya kuko aka kanya bari kukumva live kuri Real Vibe nk'umuntu ukurikira Real Vibe n'ibiganiro bikorerwaho. STT ni ubutubuzi yatuburiye abantu bari mu bishanga. Hari umutipe, hari umuvandimwe umwe yambwiye ati ejo bundi nagurishije ikibanza ku Gisozi. Ibyo bintu rwose nanjye babaza kwibwira mu kanya. Ngo nagurishije akabanza ku Gisozi nsoramo, noneho ngo narindi no gushaka kugurisha ihene zo mu cyaro zose nsoramo mpite ngura iriya robo bari bashyizeho ngo robo $3,000 by'idolari. Ndamubwiye nti wa mwana we ujye gushaka abanyamasengesho n'abantu baba kansara baba psychologiste babizi ibintu byo mu mutwe bafashe kuko wahura n'ihungabana. Rero nawe ndabizi uri umuhanga cyane mu bintu bya cryptocurrency, ukoresha za Binance, ukoresha n'ibiti byose. Gira inama ugira abanyarwanda barakumva live Real Vibe. Ikintu kimwe nababwira ni ikintu kimwe tuvugana. Inama iruta izindi ni ukwirinda gukora ibintu bijyanye na investment, ahubwo bagakurikira ibintu by'amamayiningi, iribuka mayiningi ukavuga ati nawe mayiningi nshakisha iyi coin narwanye nayo umwaka. Niba bakora mayinineti nanjye ngende rwose mvuga ati hari ikintu nakoze gifatika kanze ntegereze ndebe ko nibura iyi coin yazagira agaciro, akagenda akayihunika nk'uko bahunika zahabu. Aho gufata amafaranga ugurishije ikibanza ngo ugiye gushora. Hari ibintu abantu batazi ibintu bya coin na and mining. Ibyo bintu urashaka kuzaguhamagara live ubibasobanurire gusiye kuri Real Vibe, usobanura icyo bita mining, cryptocurrency business. N'ibi bintu biza ngo urashoye, ngo ndashoye, ngo mining cyangwa se ibintu bya bitcoins, biriya bintu bisaba n'umwanya. Bisaba umwanya ngo bafate amafaranga ugende ujye muri izi kampani zitazwi zikiza, wagenda ukajya muri Binance ukajya urangura ama USDT ugatuza, yazamuka ukagurisha. Bisaba umwanya, bisaba kwicara ukagira gute ukanaliza isoko ukamenya ngo idolari ryazamutse cyangwa se ryarindimutse, reka ndangure hakiri kare. Ukamenya nawe waranguriyeho ujya kurangura apana guhita kuvuga ati ndabona biri kuri hejuru, ushaka kujya kugurisha ubona biri hejuru kandi uri kugera ku mafaranga ari hasi. Iyo rimanutse bararangura, ryazamuka bakagurisha. Abantu ntabwo babyumva neza rero, we kabyarawe. Ariko abadukurikira kuri Real Vibe, abakora subscribe, abakora share nibo barokotse. Nakoze registration ndabisohoza rwose, ndavuga ati ngiye gukora ikintu cyitwa research, menya amakuru y'ibi bintu ngo bimeze bite.
mani nagize ubwoba njye nabuze nganira n'abantu bafitemo uburyo bakorana nabo mba nyine hari ibintu bimwe by'amacenga batari kumenya ibyo ari byo. hari umuvandimwe wambwiye ati nari mfitemo akawunti 4 iyo nashoyemo 300 indi nshoramo 300 indi nshoramo 100 indi nshoramo 100 nari maze iminsi 2 nshoyemo ariko nahuye n'uruva gusenya ngo noneho ngo n'utwari turiho ngo nari ntaratubikuza kuko ngo natekerezaga ngo ikintu kimaze amezi 8 ikintu kica kuri TV1 na Radio 1 ikintu gitanga batanze amamoto batanze ibiki batsindiye ibiki umuzungu abaye menshi mwana abaye menshi umuzungu aba yateguye muzehe ibintu mwasobanuye kuri kiriya kiganiro murabicanyi muri babi murarenze wumvishe iriya ntuza y'umururumba umva ndaje bitebisha kuri status Real Vibe turabambere abandi bagakurikira mujye muri comment murebe ikiganiro cyose.